mukunzi wa Judgment Truth Victory, ndagusuhuje nkuhaye ikaze muri no mwanya wasoma Bibiliya. Uyu munsi turi mu intangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 mu Bibiliya ntagatifu. Haravuga ngo Imana iravuga iti, noneho duhange umuntu mu ishusho ryacu, mu misusire yacu, maze ategeke ifi zo mu nyanja, ibiguruka byo mu kirere, inyamaswa zitungwa n'izo mu ishyamba, n'intondagizi zose. Imana irangije avuga ngo duhange umuntu ategeka inyamaswa, amafi, inyamaswa zitungwa ndetse n'izo mu ishyamba. Rero mukunzi wa Judgment Truth Victory, ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, nakorakira gukora subscribe kugira ngo ibiganiro dutegura birusheho kukugeraho utiriwe ujya muri search cyangwa ngo ujye gushakisha kuri internet. Intangira igice cya mbere umurongo wa 26 muri Bibiliya haravuga ngo Imana iravuga iti, turemo umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikuruka hasi cyose. None muvandimwe, Imana iravuze ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Rero urumva ko Imana itwifuriza ibyiza. Then the Holy Bible King James Version chapter 1 verse 26 in the book of Genesis. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every climbing thing that climbs upon the earth. So I invite you to do subscribe. Noneho waba wagize na comment ukazishyiramo cyangwa wagize indi nyunganizi, rero nakorakira gukora subscribe kugira ngo ibiganiro dutegura byose bijye bikugeraho. Amahoro n'imigisha bikomeze kubana nawe kandi urakoze.